So idea yo gukora ikipe ahantu yavuye rero hari igihe cyane cyane yavuye kuri bench naryaga bench cyane buri kandi nangaga bench bari igihe abatoza badahereza umuntu amahirwe ngo bikunanire ko bagwaye amahirwe so ntago ndi mentioning amazina yabo batoza kuko nabo turacyari inshuti turagendana kandi ari igihe uvuga umuntu akaza kubyumva nabi so hari umutoza wandishaga bench no mu myitozo namubwira nge ntago nshaka umushahara mfite kuntu mbayo ariko ndashaka kwiga basket nyimenye nyikine twagena no mu myitozo akanga ko nkora imyitozo nabwo se ubundi uvuga ko ntakina ntakoze n'imyitozo wumva yuko development yanjye yava he cyangwa se naguha n'ibyo bintu ushaka ariko wenda yabonaga yuko wenda ndashobora no kuyiga ngo nyimenye so akanyima ayo mahirwe navuga nti umunsi umwe nzakora ikipe yanjye ariko nari nkiri muto njye nkina iminota nshaka yose n'umutoza nankuramo mwirukane so naho ngaho idea ya mbere yavuye